uyu mugoroba munyemere mbabwire ikintu nifuje ko tuganira kigufiya, ni kirekire kereka kugihina n'ubundi nticyaba kigufi, ariko munyemerere tuganire kuri iki kintu. Muribuka ko mu myaka ishize abantu b'abanyarwanda bo hambere, isomo dufite ry'uyu mugoroba turarifashwamo n'abantu bakuze, hari amagambo yagendaga akoreshwa uyu munsi atagikoreshwa, ariko kera yarabayeho. Abantu bakuze muri hano ntimwibuka ko kera hari ijambo bakoreshaga ryitwa guteza ubwega? Si ubwo muranyikirije? Ntabwo ryabagaho. Ndi kubaza abakuru nibo baradufasha. Hari ijambo ryabagaho ryitwa guteza ubwega. None mwanyemera nkababaza nti buriya mwebwe bakuru mwari muhari, batezaga ubwega bate? Habaga habaye iki? Babikoraga bate? Wenda munsubizemo ibyo bibazo niyo mbajije ibihwanye nsubizemo kimwe. Nta muntu mukuru uri muri aya materaniro watwibutsa uko kera batezaga ubwega nuko babikoraga. Ese habaga habaye iki? Ngo twiganire uko byagendaga. Nta n'umwe dufite ukuze muri aya materaniro ubyumva n'ubizi. Si mwese mu mbere y'abantu babi? Ndabona umwe bagutize mikoro, ushiremo agatege cyane. Dushireho mikoro, ihute da, ihute, ufate mikoro, shiramo agatege, shingura. Guteza ubwega. Murakoze. Guteza ubwega, nk'iyo umuntu yahohoterwaga, yego, ari nk'ahantu haba aragiye inka, ari ahantu ku kabari, yaravugaga ati nyamuneka rubanda rw'umwami murareba ko uyu muntu amuhohoteye. Yego. Icyo gihe bikamenyekana ko yateje ubwega. Noneho hazaba urubanza, yego, uwuje gucuranza akavuga ati uwo muntu yaranamuhunze ku mugaragaro, atanga n'abagabo ku mugaragaro, twarabibonye kuri uriya muntu yamuhohoteye. Ndumva ariko nabisobanura niko guteza ubwega. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Hari undi wadufasha birenzaho? Dukomeze, icyo kirahagije. Nanga ko mudafite morali uyu mugoroba. Dukomeze, kirahagije. Nta wundi wagira ikindi atwongereraho? Birarangiye. Ngira ngo ni biriya. Yego mama. Ni ugutanga abagabo. Wakoze cyane. Ngira ngo abatabizi, muri iki gihe cyacu turimo, muri uru Rwanda rwacu, ntabwo bagikoresha ijambo ryitwa guteza ubwega, ahubwo ni ikinyarwanda bahinduye ariko birasa, byitwa kwishinganisha. Murakibutse? Abantu rero batabizi, abana bato ntimuri bubimenye, ariko bakuru bo barabizi. Iyo habaga habaye ikibazo mu miryango, muzi ko kera bakundaga guturana ku nsisiro zitandukanye, hakaba hari icyo bikanga mu muryango, cyangwa se habayeho amakimbirane nk'ariya yatubwiye. Abantu ba kera kubera baryaga ibyo kurya bifite ubutare, bari bazi guhamagara cyane, bakagira ijwi rirerire cyane rigera kure. Abantu bose kandi ubu musigaye mubona turara ku gasozi, kera abantu batahaga kare. Amasaha yitwa amataha y'inka ni nka 12, abantu bose babaga binjiye muhira. Nuko rero uri buteze ubwega, ahenze abantu bose bamaze gutuza, maze agahamagara ati yemwe abo hepfo bakundaga gutura ku bwoko, abasinga, abahoma, ko babaga baturanye, agahamagara ati yemwe ejo ngapfa igiti, ejo ngapfa ibuye, muzamenye ko nzize kwa kanaka. Akavuga cyane, akabateje iki? Yemwe ubwega. Icyo nicyo bakoreshaga mu gihe cyashize. Ndagira ngo munyemerere tuganire muri uyu mugoroba. Hari ikintu gito maze gukora ubushakashatsi, nubwo ntarabona bwinshi, ku bijyanye na Bibiliya dufite. Burya amagambo yose dukoresha, haba imuhira, haba mu buzima busanzwe, icyo namaze kumenya, yose yanditse muri Bibiliya. Ko mutavuze amina? Burya ubwo amagambo y'Imana yagiye aba mu kanwa kacu, nubwo bihe byinshi twagiye tuvuga tutazi n'ibyo tuvuze ibyo ari byo. Bibiliya rero munyemerere k'amagambo amwe namwe, ntabwo ndababwira menshi kuko ntafite umwanya, nimuyakenera muzambwire mbabwira andi, ariko reka mbabwire nk'amagambo make ntari nzi ko nasanga muri Bibiliya. Kambereke abantu babaye mu nzu y'ibyatsi, inzu bakoreshaga bagashinga ibiti, bagahoma, bagasakaza ibyatsi. Abigeze bayibamo zamura ikiganza. Abayibayemo, abayizi bo barahari. Ngira ngo abana bato tugiye kuzaja turashaka kuyibereka kuko batakimenya. Abayibayemo mwabonye ko iriya nzu yari igizwe n'ibyumba bitatu. Reka nyibasobanurire, abana bato ntibayizi. Iyo wavaga hanze
ukinjira mu muryango wahitaga ugera ahantu bita mu kirambi. Yego se mwanyikiriza nkumva niba ariko mubizi nihe mu mfuruka. Nari mpasimbutse. Ukinjira mu muryango waheraga aho bita mu mfuruka ugakomeza hehe mu kirambi, ngo mukomeze ugakomeza mu ndugu, sibyo? Hahandi twatekeraga, yego, hakaba haziritsemo ihene, sibyo? Abahungu baryamye munsi yazo, siko byagendaga. Niko iyo nzu ndi kuvuga ingana, ubwo nayipimye ndayimaze. Hakabaho mu cyumba cy'ababyeyi bitaga mu mbere, hakaba naho bita ku murere, n'ibintu bisa nk'ibyo, ngira ngo murayumva iyo nzu ubwo ndayirangije. Ikintu cyantangaje rero ni ukuntu Yesu n'inzu y'ibyatsi ayizi neza. Ngira ngo musomye Bibiliya muzasoma aho yavuze ati nibakubwira ngo ari mu kirambi nanga ko mutabizi kambarangira aho byanditse. Matayo igice cya 24, kambarangira iyi nzu mwumva ukuntu Bibiliya yose yizi cyane. Kubabwira utuntu duto tworoheje kugira ngo muzirikane ikinini tugiye kuganiraho gato cyane. Matayo igice cya 24 ngiye gusoma mpereye ku murongo wa 26. Nuko niba babwira bati dore ari mu butayu, ntimuzagenze mute? Ntimuzajyeyo. Cyangwa bati dore ari hehe? Nanga ko mutari kumwe nanje, ari mu kirambi, ntuzagenze ute? Ubwo n'inzu y'ibyatsi Yesu arayizi, ntayazi cyangwa arayizi? Yohana igice cya 20 kamabwira ibindi, mwumve ukuntu Yesu azi ibintu byose. Yohana igice cya 20 nahageze, ubwo nagiye rero niba muratinda murasanga ngeze kure, ndahira ku murongo wa 11. Ariko Mariya yari ahagaze ku gituro arira, akirira arunama, arangije arunguruka mu gituro, abona abamarayika 2 bambaye imyenda yera bicaye, umwe ku musego, munsomera handi ko mudasomye, undi hehe? Mu mirambizo murahazi cyangwa ntimuhazi? Ngira ngo muribuka ibyakorerwaga Yesu, muracyabyibuka? Hagize ubivuga abana bakabimenya yacibwa muri sosiyete. Ariko muzi ko Yesu azi ku musego no mu mirambizo agenza ate? Arahazi. Mfite irindi somo ryantangaje cyane riri muri Yobu 25. Ndagira ngo ndisome mbivamo rwose. Igitabo cya Yobu igice cya 25. Naho hari ikintu gito nahigiye, mbona ko ubuzima bwacu bwose ijuru ribuzi. Igice cya 25 cya Yobu arwaye, nasomye mpere ku murongo wa mbere nagiye, maze Bilidadi w'umushuhi aramusubiza ati ubutware n'igitinyiro ni iby'Imana, itanga amahoro mu butoro bwayo bwo hejuru, mbese imitwe yayo y'ingabire barika, utamurikirwa n'umucyo wayo ninde? Umuntu yabasha ate kuba umukiranutsi imbere y'Imana? Cyangwa uwabyawe n'umugore yabasha ate kuba intungane? Dore ndetse n'ukwezi ntikumurika, n'inyenyeri ntabwo ziboneye mu maso yayo, kanswe umuntu w'inyo gusa n'umwana w'umunyorogoto. Mbese iyo umuntu yaramuhumurije cyangwa yaramukomerekeje? Nanga ko mutazi gusoma. Yaramuhumurije. Harya bakurikiranye Yobu ku mubiri we inyonya zari zihari, zagendaga zizamuka zimanuka. Uyu mugabo aho kumuhumuriza, kanswe wowe w'inyo gusa, ari kuzireba zizamuka. Maze umugabo witwa Yobu musoma uko yamusubije hepfo, maze Yobu baramusubiza ati wafashije umunyantege nke, ntukagenze ute? Nanga ko mudasomye. Ntugasekwe. Iri jambo ntugasekwe ntabwo iwacu twarivugaga. Oya, ntabwo turivuga sinubu. Uwugaye uhita umubwira uti nawe uravuze ntugasekwe. Natangajwe no kubibona muri Bibiliya. Nimusoma muri izi ndirimbo twahoze turaririmba, hariho indirimbo irimo ivuga ngo abantu bazanezerwa bazaba batuye mu mirenge y'i Kanani. Ndashima Imana ko no mu ijuru tuzatura mu mirenge. Mbese n'uyu munsi imirenge irahari. Ubu ndi kubwiririza mu wuhe murenge? Umurenge wa Remera. Urumva no mu ijuru tuzaba dutuye mu kiyemwe mu mirenge. Ubwo bivuze iki rero? Nimusoma muri Matayo, mugasoma mu mama witwa Elizabeth na Mariya, muzasoma ngo niba ari Mariya yagiye gusura Elizabeth mu Rukiga. Hariho mu Rukiga no mu Runyenduga muri Bibiliya. Si mwabisomyera?
ubwo rero ubwo mudashaka mbihorere muri kunkura muri muto nangiye kubaha ibintu byinshi cyane mutatekereza ko biba muri Bibiliya kambabwire mbahishurira ko no guteza ubwega muri Bibiliya birimo. Twavuga ngo iki? Kurya abantu biyamaga ati dore nabivuze mubirebe, ndashima Imana ko wateje bwa mbere ubwega muri Bibiliya. Ni Imana yo mu ijuru. Ni Imana yo mu ijuru. Ngarambura Bibiliya mbarangire amasomo gusa uyu mugoroba tugiye kuganira ni aho Imana inde yakoresheje ijambo bita guteza ubwega. Itangira igice cya 2 shama gatege tugiye kwiga nk'abajiya. Munyemerere dukoresha umwanya mutoya maze dusubike ejo tuzongera dusubukure tuganira cyane. Itangiro 2:15 bwa mbere Imana imaze kurema isi mwumva uko yabigenje. Uwiteka Imana ijana umuntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirima yirinde. Uwiteka Imana yamutegeka iti ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi uzajya urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge menyekanisha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho ko mutabivuze nk'abari guteza ubwega no gupfuza uzapfa. Imana iteje ubwega. Kambabwira iki kintu gitoya nsomye. Abantu b'Abanyarwanda bo hambere hari ikintu bakoraga cyo guteza ubwega. Ndibuka nkari iwacu wenda niho ndabaha urugero, bakunda guhinga ibigori cyane. Hari ukuntu rero ibigori byeraga mbere hakaba abantu bonona imyaka y'abandi barimo abana, maze uyu muntu ushaka kurindisha umurima agashiramo icyo bita uruhereko. Muracyakibuka? Si ubwo ndi muri Abanyarwanda simwambwira niwe abazi uruhereko. Ntituzi ibyabagamo ariko abarubonye aho rwabaga rushinze mu murima, agashinga nk'igiti kirekire agashiraho intobo ibikote, ubwo akavuga ngo umurima uraheretse uzaca ikigori agapfa. Ibyo bigenze bite? Biramureba. Abafite akoba muri bo baraharebaga uwo murima baturaheretse, ariko habagaho ibihanda binacaga kandi biheretse. Ariko icyo nshimira Imana nyir'umurima yateje ubwega cyangwa ntiyabuteje? None ndagira ngo mbabaze, aho Imana yateje ubwega oya ntacyo mwumvise? Yarabuteje cyangwa ntiyabuteje? Atumva rero Adamu, imbuto zo muri iyi ngobyi wemerewe kuzirya, ariko iki giti dore kiraheretse rwose, umunsi wakiriyeho no gupfa uzagenza ute? None mbabaza, ubwo Imana iravuze cyangwa ntivuze? Sibwo mwanyemerera ivuga kangahe ikongera? Niyo umuntu iravuze cyangwa ntivuze? Nyabuna ntimuti insanganyamatsiko yacu twateganijeho muri aya materaniro. Reka nigende. Adamu ntiyabiha agaciro, ariko icyo mumenya ni kimwe, nuko nta jambo Imana ivuga ngo ibyo Imana yavuze byose bizagenza bite? Bizasohora. Nta na kimwe kizahinduka niyo utabiha agaciro. Itangira igice cya 3 ngamushema gatege mwirambirwa. Witangira igice cya 3 ndabyibuka Imana imaze kuvuga ko nta jambo ryayivuga ngo rihere, itanga ikintu ndi kugira ngo mutekerezeho muri uyu mugoroba. Nzi ko mu buzima bwanyu ibyanditswe byera mwagiye mubipfobya. Kwari 100 ya Bibiliya ndibuka harenze hamwe tugeraho twabwira abantu ngo ibyo byo ni inama, ngo ibyo byo ni inama, ngo washaka bandi bagashaka kubikosora ukuntu. Ariko reka mbabwire, ngiye kuva naremwa mu myaka mike menye Bibiliya, icyo natinyiye Imana, ibintu byose Imana yabivuze kuva yabivuga n'uyu munsi biracafite agaciro. Ntago biracafite agaciro. Nubwo mwabipfobye binafite agaciro nk'uko Imana yakabivuze. Munyemeye mbabwire ingero. Itangiro 3:15 nishaka bariho mpera honyine, ndasoma 15, 16 na 17. Iyi mirongo yombi yanteye gutekereza ko nta jambo Imana ivuga ngo rigenze rite ngo rihere. 15 niho navuze. Kamera 14. Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka iti, kuko ukoze ibyo uri ikivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zose zo mu ishyamba, guhera ubu uzaje ugenda ukururinda. 2 uzaje urya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe. 15 nzanashira urwango hagati yawe. Nzashira urwango, ntabwo ari kera hisi rushiraho. Nzashira urwango hagati yawe n'uyu mugore, no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe. Ruzagukomeretsa umutwe, nawe urukomeretse agakiyemwe agatsinsino. Munyemerere mbabaze kuri uyu murongo, ibi Imana yavuze ku nzoka byarabaye? Subwo muransubije byarabaye?
igitabo cyitwa abakurambere n'abahanuzi. Nabwiye ipaje mu soma haya magambo. Kera inzoka yagendaga ikururuka, yari ifite ngo umucuruti yizuba. Muzabisome mu abakurambere n'abahanuzi. Imana imaze kuvuma inzoka iyibuza. Kera yagendaga iguruka ntiyakozaga amaguru hasi. Inzoka mu zubu zirakururuka zigenda zihagaze. Simwansubiza, ziragendaga zihagaze. Zigenza ziteyemwe. Subwo Imana ivuze ibivuze cyangwa ntivuze. None mbabazi, inzoka muzi zo muturanye nazo ko ni wanyu mu nzu zibamo, zirya ibiryo bitetse mu nkono? Se zirya iki? Se mwansubiza, zirya iki? Zirya? None ubwo Imana ibyo yavuze aba ari ibyo? Ntabwo ari ibyo. Kambabwira ikindi, umurongo wa 15 niwo natinye. Nzashira urwango hagati yawe n'uyu mugore, no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe, nawe urukomeretse iki yemwe gatsinzi. Nubwo uyu murongo abantu benshi tuba tudiskitaho muri za Bibiliya zitandukanye, nubwo herekana ko umuntu azanjanjagura Satani umutwe, nidushake dukoresha n'iki kinyarwanda gikennye tukibaza. Nanje mbabazi, umuntu n'inzoka barakundana? Barakundana? Niko muri gutekereza? Niba hari ikintu kizirana n'ikindi, inzoka n'umuntu bigenza bite? Kambaho ubuhamya bwaho nabiboneye. Unari ibintu ba usoma ariko utarabibona. Mperutse gukora amavuna ahantu, nayo impagaze imbere y'abantu ndi kubwiriza ari mu gitondo kare. Muzi ko amateraniro ya mu gitondo tuyakora hakiri akijima. Noneho uko bwagendaga burya nk'uko mpagaze imbere yanyu, ubona ko mba mbitegeye mwese. Nza kubona inzoka iri munsi y'umuntu, abayitinya bwo bahise bagira ubwoba, bahise bahina amaguru batirandume. Mwihangane mwihangane. None ngiye kubona umumama yari yicaranye n'umugabo we, ngiye kubona mbona inzoka itangiye kwizinga munsi yabo. Nyine nanje nuko ni Imana yabihishuye sinanjye. Nuko mba ndavuze, "Hidora inzoka we, hidora inzoka ntirabarya." Nta nuko navuze, bo bamenya baratangiye bakagira ngo ni burage ndacabwiriza, nabivuyemo nabonye inzoka. Ariko ikintu cyantangaje, ngihumbye amaso kuko nahise nigira nka gutya abandi bantu bose barihinda mbere kahiri dore ntigiriye. Nagaruye amaso kongera kuhareba yapfuye. Reka mbabaza, bari bazanye inkoni? Siko hari harimo inkoni muri urwo rusengero? Ubundi ababajije, ubu inzoka tuyiboneye aha yapfa cyangwa yaducika? Ko hari uwaje azanye inkoni se? Ariko nkubwire, yakuramo n'urukweta kayica ariko ntiyaducika. Buri wese yanakora uko iragenza ite irapfa. Ariko nkubaze nawe, igucunza yakuruma? Egegegeto uzayisome kuntu izirana n'umuntu kuntu ari impanga cyane. Nkuko turi kuza mu materaniro turi kirongo kinini, mu mateka yayo ntiyarya umuntu wa mbere. Irarekaga bose bagatambuka we bakagenda. Uwanyuma bose bamaze kugenda itagiza ikabira murume ati sinzi ikintu. Uzi ko abandi bavugaga ngo twese turahanyuza, ariko iramuriye ntimuriye. Kuhanyura si bivuze ako duhumbirije amaso iramwanuye igahita yiru. Igihe cya kirongo kirasubirira kuyikubita iraba yagiye kera. Ibi byanyigishije ko nta jambo na rimwe Imana ivuga ngo rigenza rite ko riheri, kandi kujanjagura umutwe n'agatsinsino. Iyo inzoka igiye kurya umuntu inaruma we sikwirumaze saka agapariti k'ikirenge, nuko waje kuyikubita ugakubita umurizo ngo muvuge bakubita hehe? Nutaze ariko nayo uzayirebe igihe cyose uri kuyikubita ubonaga kwiguhaga umurizo ihisha umutwe wayo. Nawe uri gushaka gusa n'iki yemwe n'umutwe, kuko umutwe utawumenye wamenya ko ikiri. Hari ijambo Imana ivuga rigahera? Aya ndabona mutabyumvise. Hari ijambo Imana ivuga rigahera? Ntacyo. Icya kabiri 16 mwibirambirwa 16. Iyi yo nayigiyeho umurongo utangaje. 16 wavuga iki inshuti zanjye? 16 haravuga ngo, kandi Uwiteka Imana ibwira uwo mugore iti, kugwiza nzagwiza umubabaro wawe ufite inda, uzaje ubyara abantu babara, kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe nawe azagutwara. Ibyo mvuze biriho? Oya byarahindutse? Nanga ko mutabiri byarahindutse? Subwo mwaba muri riterano byarahindutse? Niba hari umurongo wumvikanye ku isi cyane n'umurongo wa 16, nzagwiza umubabaro w'umugore agenza ate?
afite inda azaje abyara abana aseka. Nanga ko mutari gusubiza. Aseka, ayiwe ababaye. Kwifuza ko umugabo guhereka umugabo. Mwakurambere n'abahanuzi musoma iyo page ibivuga, ubundi ni musoma mwitangirira. Kugeza uyu munsi muranyemerera ngiye kwinjira mu bikomeye kandi ntarabonera umwanya wo kubisobanura. Ikintu natingiye ko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Natingi ijambo Imana yavuze mu itangiriro igice cya mbere umurongo wa 27. Nimusaba umurongo wa 27 w'itangiriro. Bwa mbere Imana ikirema umugore n'umugabo yari yababwiye ngo batware bombi. Ari bangahe? Ari babiri. Mwabonye ukuntu nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Iyo umugabo ashatse urugo akanirirwa gutegeka, umugore ubutegetsi akabufanata. Mwabonye ko nawe ababukazeho. Ntabyo muzi. Saba babagaye. Se mubaye. Umugore afashe ubutegetsi kera kumwishe. Iyo afashe nawe aba yagenza ate? Kuko Imana yigeze ibivuga ngo batware bombi. Bari bangahe? Bari babiri. Umuvumo rero mwakurambere n'abahanuzi muzasomemo. Icyo kigwa ni kigwa cyiza cyane. Ntago nabonye umwanya ngo nkibasobanure ariko ndagikunda cyane. Handitse ngo umugore n'umugabo bombi bari bahawe gutwara. Umugabo rero amaze gucumura muziko yahawe gutwara umugore we. Haranditse ngo umugabo nawe ubwo butware bwabukoresha nabi abera umugore w'umutwaro. N'uyu munsi imiryango myinshi abagabo babereye imitwaro abagore. Bizaza cyangwa birahari? Kanigaruke ku wundi murongo. Nzagwiza umubabaro ufite inda. Niba hari umunsi uteye ubwoba, niba hari ikintu giserereza ubuzima bugahagarara, ni ugutwita. Mbonereho gutanga inama. Abana b'abasore bari muri amateraniro batarashaka nibanyemerere bazamura ikiganza. Niba muroreye munarorere, ku mutima mubi muwuhorana nabagira nte? Mwazamura. Ubuho mushaka mwamfata neza, manura nkubwire. Ubuho ushaka unansengerere. Ibintu ngiye kukubwira ubihe ubisurinyeho cyane, bitega amatwi neza. Mboneyeho guha inama bahungu nshuti nkunda. Niba waratanze na invitation y'ubukwe bukaba buzabe ejo bundi mu kwa 9 no mu kwa 11 no mu kwa 12, mubwire ayo masezerano yihorere, bazaguseka ariko uzaba utsinze ikintu gigukomereye cyane. Mboneyeho gufasha abana b'abasore muhangara kugirana amasezerano y'ishyingirwa n'abakobwa bahorana umutima mubi, babandi bahoraga bafite umujinya bataseka n'umunsi umwe. Kubwire guhera ubu umwihorere, bazaguseka ariko uraburokotse igikomeye. Gutere niba Bibiliya ivuze ngo izagwiza umugore umubabaro agenza ate? Afite. None babaze, niba horana umubabaro ataratwita, ubwo natwita, ayiwe urapfa wowe. Uri kubikinaho. Uzabaza abamama. Mperutse kugenda muri tagisi isomo ryiga neza. Nari ndi kwigendera nsubiye imuhira. Nuko ngendana n'umumama utwite afite akadoba kandi tugurangamo isabune yitwa Omo. Nuko ari kugenda araciramo. Ntabwo ndacira imbere yanyu naba ngaragaje ikinyabupfura gike. Ariko yagiye agacira mu modoka. Nuko ngeze aho ndamurebye. Nari ndi kumuseneza ngo ndeko namuha kakuraje agaseka. Ariko nta guseka. Nuko ndamanza nti bite si mama? Ati Nabwire niba hari ikintu gikomeye ni ugutwita. Basaza banje bene data, mwikina n'ibintu bikomeye cyane. Niba rero ahorana isesema ataratwita, ubwo agitwita azahita akuruka. Sawa muraja murabyihanagura rero. Kandi nakugiriye inama ubwo ndarangije. Kubwire amasezerano yareka uyu munsi. Niba hari imirongo yasohoye n'undi akabona ko yasohoye, ni umubabaro umuntu agira agenza ate? Atwite. Nzagwiza umubabaro wawe ufite inda. Uzaje ubyara abana ubabara cyane. Ndabyibuka iyo ugeze muri kugutwita amoko abamo. Ubwa mbere y'umubyeyi atwita amezi 9 atarya,
amaguru yarajemo yarabyimbye. Mu gitabo cyitwa hano kunama ku mirire nicyo cyatumye batangamo inama y'ibyo kurya by'umugore utwite. Hari igitabo cyo gutegura umwana mbere y'uko umutwita. Abana b'abasore bose banyemereye nabwo wakabyara wagitwara ukazagenda ugategura uyu mushinga. Ni umushinga uremereye cyane, guhangana no gutwita kandi akiyakira, umubiri ukagubwa neza kandi uhanganye. Bisaba ubutwari, ariko Yesu arabishoboye. Ngira ngo muzabona muri Rengera Ubuzima aho habuza bya bindi abamama benshi batwita bakarya n'ibitaribwa. Rengera Ubuzima itanga igisubizo. Ibyo ni ubupagani bukurwaho mu izina rya Yesu. Ariko bisaba guhangana cyane. Umubyeyi agatwita akabaho atarya, ntanywa amazi, akagira bwaki, imisatsi igacurama, ubuhanuzi buri gusohora. Njya mbwira abantu, uyu babwiriza witwa Florida, nabonye binyobeye mbyara 2 mba mbivuyemo, ngiye kwipfira kugira ngo muzumve uko biremeye. Uzarebe umunsi wo kubyara iyo wageze, mama agatangira ati kongera ati nukuva abyara amoko y'amarira yose yarangije, amasengesho yose yasenze, ibitukanyo byose akabitukana. Abatwite mwihangane ntizivukirize kitari igihe. Yesu azigumishemo rwose ko bakataza ukabura byaye, urumva akababara. Mfite umwisengereza wanje mperutse gutwara kwa muganga anyigishira isomo, noneho narindi mfite ryiyongeyeho nka 5. Nuko yari umwana wa mbere, ndamuherekeza kwa muganga, dutangira kuganira uko ari bwifate. Rwose wifate neza we kugaragaza akarere. Ati turagenda. Indira murya rero, indira murya agatangira yaje kuguhamagara nkamubuze ko twari turi kumwe, twaririrwanye. Nari ngiye no kubwiriza, mbona ntashobora kuja kubwiriza musize, ariko arashaka kubabwira ahantu byageze. Indi biramuriye, ibisazi biba biraje. Arangije abateye akaruru k'umunwa ati shangazi we, ati wambwiye ngo simvuge we, nti ati yubu. Nuko nasatse nyuma uko ibibazo iyo byateye ntimuseka, amaze gutera akaruru abarabyaye ntimani habwe icyubahiro. Ariko nuko mwe mutabyumvise yanga shangazi we, nti wambwiye ngo simvuge we, nti ati yubu. Ubwo ntabwo avuze. Nzagwiza umubabaro ugenza uteye mwe ufite. None reka mbabaza, ibyo mvuze n'uyu munsi niko bikimeze? Oya ntimunsubije, niko bikimeze? Nibi muri kubyorosha mukagenda bakababaga, uzareba wananiwe kuva mu kinyi. Ibintu byose nta numubabaro, kuko nta jambo Imana ivuga ngo rigenze nite ngo rihere. Umugani wa 3 w'abagabo, Nadamu Imana iramubwira iti ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije kuryaho, bwa mbere uzaniye ubutaka kuvumwa. Bwaravumwe? Ntobwavumwe, bwaravumwe. Icya kabiri, iminsi yo kubaho kwawe uzaje urya ibivuyemo ugombye kubiruhira kugira ngo ubone ibiryo. Buzaja bukumereye ibikeri n'ibitovu. Ikindi, uzarya imboga zo mu murima, ariko uzibone gututubikana ko ku maso hawe niko kuzaguhesha iki yemwe? Umutsima. Ugeze ubwo uzasubira mu gitaka, nimo wagenze ute? Iyi mirongo yo yarahindutse? Abemera ko yahindutse iracyahari cyangwa yarahindutse? Ayiwe irakazeyo. Gututubikana k'umugabo niko kuzamuhesha iki yemwe? Mutsima. Umugabo wese uraho ushaka kurya adatutubikanye nta ngorane afite, ntaza afite. Uzi ngo uri umuzima, uzi ngo uri muzima niba ushaka kurya utatutubikanye, ufite ikibazo bakujane kwa muganga. Kugira ngo uzabyumve neza, njya mbirebera hariya mu mujyi iyo nagiyemo hariya muri Matewusi, hari isomo twigiraga gututubikana k'umugabo ukuntu ariko kumuhe umutsima. Byigiraga kuri bya bindi bikoraga za matera. Muzarebe iyo bari kwikora za matera, ubonaga za matera zivuye hano zirenze iriya ku mabati, ukaje urabona matera ziri kugenda uzikoreye ntugenze ute? Nje mbere nagiraga ngo ni igini zikoreye, kuko matera urazibona uzikoreye ntugenze ute? Ntumimure. Ntashobora kurya adatutubikanye. Abakire bo kandi babahamba mu kirere, sibyo? Abakire ntibabahamba mu kirere, bose basubira hehe? Mu gitaka. Subwo reka mbabazi, nibuka umunsi umwe umuntu aherutse kuba ari kubwiriza, mwabyize mu makuru y'ahandi.
rero umubwiriza arabwiriza, abageze ku kubwiriza isabato kwingana nk'uko isi ingana, maze arabwiriza ari kubwiriza mu itangiriro. Turi mu materaniro umuntu araza amugisha impaka ati isabato yavuyeho, habamo akana ngo kari karagiye kagashumba karagiye nka hariya. Akana kagashumba, muzi ko abashumba nta disipurine baba bafite, ariko mureke mbabwire ibyo kavuze. Akana kagashumba kabatega amatwi ko rero muzi ko nta kinyabupfura kavugiramo. Nuko rero karangije kaba karahamagaye ngo yewe wi, ngo nubwo nanje ibyo muri kubwiriza ntari birimo wi, ngo niba muvuze ngo isabato yavuyeho wi, kwizuba rikiva bukira mwavuga ngo se kuva Imana yavuga mu itangiriro ngo buragoroba buracana, uyu munsi niko bimeze? Boya niko bimeze. N'uyu munsi buragoroba bukagenza gute? Ngo none ko Imana yavuze ngo izuba rive, kuki ryo ritahagaze? Si ubwo umwana arabwirije? Oya, ntabwo abwirije, niko bizi. Ibyo Imana yavuze biracari mu murongo wabyo. Nta jambo na rimwe Imana ivuga ngo rigenze rite ngo rihere. Tugende muri Matayo igice cya 5. Nanga ko mutari kumwe nanjye, so ubundi mubaye icyaka kanya, undi murambiwe mubaye iki? Matayo igice cya 5. Yesu ateza ubwega. Ngiye kubatondekera bateje ubwega mbareke, ibindi tuzabibona ejo. Matayo igice cya 5 nicyo kibwirizo cya mbere Yesu yabwirije ari ku musozi w'ikiyemwe umugisha. Ageze ku murongo wa 17 yatangiye avuga abahirwa oya mwabivuyemo ati hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru, hahirwa abashavura kuko umunsi umwe mubivuyemo, hahirwa abanyembabazi bazazigirirwa, hahirwa ab'imitima iboneye umunsi umwe bazabona Yesu azabahe kuyibona. Ndabibifurije mu izina rya Yesu. Nibura ko hanyuma neza, hahirwa ab'imitima iboneye umunsi umwe bazabona Imana. Ageze ku murongo wa 17 atanakomeza ikibwirizo arabanza ateza mwinkura muri mudateza bwega ati Yesu ntabwo yazanwe no gukuraho ikiyemwe amategeko. Aratangira ati mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahano? Nge sinaje kubikuraho, ahubwo naje kugenza gute? Mwavuga ngo iki? Ubwo ateje ubwega. Nta bantu bavugaga ko yakuyeho amategeko, ntago babivuga. None ubwo Yesu akoze iki? Batarabivuga yarabanje ateza ati atazagira abanyitwaza bakavuga ko nakuyeho amategeko. Sinaje kuyakuraho, ahubwo naje kugenza gute? Kuyasohoza. Maze arangije ageze ku murongo wa 18 kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira amategeko atazavaho inyuguti imwe cyangwa agace kayo gato kugeza aho byose bizarangirira. Uzica rimwe ryo muri aya mategeko niyo rizaba ryoroheje hanyuma y'ayandi, akigisha n'abandi kugenza atyo, mu bwami bwo mu ijuru azitwa mutoya rwo. None reka mbabaze, mbaye umwana nkaba mu ijuru naba mpombye? Menye ikinyarwanda cyanje mutacyumvise. Ubu Imana imbwiye ngo mve ku myaka mfite mba umwana ariko nzabe ndi mu ijuru, naba mpombye? Abumva baba bahombye. Ubu bakubwiye ngo uhinduke umwana ariko uzaje mu ijuru, wakwemera? Nje nakwemera. Abandi bakwemera nkanjye, nje nakwemera. Ubukuru si bumariye iki? Ariko nkaba umwana ndi mu bwami bw'Imana. Bibiliya ntagatifu rero afite ikinyarwanda kinyuranye n'icyanyu, muyitega amatwi. Yanditse ngo Yesu yaje kunonosora amategeko. Mwavuga ngo iki? Ubwo yayakuyeho se? Kunonosora ni ugukuraho, ni ugutunganya ikintu neza. Ati ntimukeke ko naje kuvanaho amategeko cyangwa abahanuzi. Nge sinaje gukuraho, ahubwo naje kunonosora. Mwavuga ngo iki? Koko rero ndababwira ukuri yuko kugera igihe ijuru n'isi bizashirira nta n'akanyuguti nta n'akadomo kazava mu mategeko. Ibyo byose bitarangiye, nuko rero uzarenga kuri rimwe muri ayo mategeko yoroheje akigisha n'abandi kugenza atyo, azitwa igiseswa mu ngoma y'ijuru. Ubwo azajyayo azitwa iki? Igiseswa. Ubwo mu bwami bwo mu ijuru nta mwanya agenza ate? Ntawo wabona. Azitwa igiseswa mu ngoma y'ikiyemwe cy'Imana. None se ntaryo muri Luka 16 murongo wa 16 rivuga nkabyo? Ryo riratangaje. Yesu mbese ubwo ari guteza ubwega?
sibwo muri kumva iki nta bwega ari guteza ehe sinzi uko muri gutekereza nyamara Yesu ari guteza Luka 16 umurongo wa 17 haranditse ngo icyoroshe siko muri gusoma nanga ko mutari mubona icyoroshe nuko ijuru n'isi byagenze bite byavaho aho kugira ngo munsomere aho kugira ngo agace k'inyugute kamwe kagenze gate kaveho ijuru n'isi byagenze bite byavaho bikarorera kambasomera ikinyarwanda cyiza mfite haranditse ngo biroroshye ku ijuru n'isi bishiraho aho kugira ngo akitso kamwe ko mu mategeko kaveho bavuze inyuguti bo bavuza gaki kugira ngo ufata akitso kamwe gakuraho kari ijuru n'isi byagenze bite byarangira ariko Imana igakomeza igahabwa ikiyemwe icyubahiro mbese ubwo Yesu ateje ubwega oya ntabwo Yesu ateje ndakobana sinzi ibyo murimo arabuteje tugende tuje mu Baroma muzi ko dufite abantu benshi bica amategeko y'Imana bitwaje Pawulo bavuga ngo yabwirije ubutumwa bwitwa gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera tugende mu Baroma igice cya 2 nawe uwo mugabo twumve niba yarateje ubwega kibaye muri kumwe nanjye subundi ubu mubiri mu uyu mugoroba oya mumbwira umuntu uri hano gose muri kumva muhari wape ntabwo ndi kubiyumva musinzi icyo twabaye nje namwe ninjye mfite ikibazo nimugoroba narayimbabwiye ko abantu babona ko abandi ari bo babi kandi ari bo babaye babi ninjye nabaye nabi Abaroma 2 mwahageze Abaroma igice cya 2 murongo wa 12 na 13 rishaka ko nsize yindi mirongo yabikomeye kansome 12 mwanyemera ngasoma Yesu Paulo agiye guteza abakoze ibyaha bose bataza amategeko bazarimbuka badahowe amategeko abakoze ibyaha baza amategeko ubu bazacirwaho iteka ry'ayo mategeko kuko abumva amategeko gusa atari bo bakiranuka ku Mana ahubwo abayumvira nibo bazatsindishirizwa nayo mwavuga ngo iki kumva ni kimwe kumvira abantu bose barumva ko mutanze bose barumva ariko ikizabashira mu rubanza no kugenza gute kandi abazarokoka nabagenze bate nabumviye kansubira muri murongo wa 13 kuko abumva gusa amategeko sibo bakiranuka ku Mana ahubwo abayumvira nibo bazatsindishirizwa nayo abapagani badafite amategeko bo rero amategeko y'Imana iyo bakoze ibyaha bw'amategeko baba bihindukiye amategeko nubwo batayafite bo bakagaragaza neza ko muri mutegetswe mu mitima wanditswe mu mitima yabo ugahamanya n'imitima ihana ibabwiriza igafatanya n'ibitekerezo byayo kubarega cyangwa se kubireguraho kandi ibyo ni by'Imana izatangaho umugabo ku munsi izacira abantu ho iteka muri Yesu Kristo ku byahishwe byabo kuko ubutumwa bwiza nahawe buri Imana yacabwa icyubahiro mubonye ko abantu bose bazaza mu rubanza kambaho urugero rumwe tuje dutambuka tugiye gusenga abapagani badasenga bakavuga ngo uriya wapfaga kujayo ngo uyu wajagayo ubwo bazi gutandukanya beza na icyo nacyo ntabwo ari urubanza Bibiliya ivuga ngo iki uzi gukora neza bimubera iki yemwe reka mbabazi kugira ngo mwumve ukuntu umurimo w'Imana amategeko yanditswe mu mitima y'abantu naraye mbibabwiye ko ari Imana izayandika umwana mutoya utari watangira kumenya icyiza n'ikibi iyo yakosheje arabimenya ntabyo muzi arabimenya ntabyo amenya ayiwe reka ngo urugero kugira ngo umenye ko ababizi indi minsi yose iyo utaje kaza kiruka kakuyambira iyo kakosheje ubwo nta rubanza ruri mu mutima we buri muntu wese wo ku isi azacirwa rubanza bidakurikije n'ibyo babwirije ahubwo n'amategeko y'Imana niyo tutayabwiriza sinzi icyo ndi kuvuga niyo tutabayabwiriza mu bantu harimo ntayarimo kuva kera na Bibiliya zitarasomwa abantu bari bazi ko kwica ari icyaha ariko ubundi mbabazi amategeko ataratangwa ku musozi Sinayi yariho ntayarahari harya mu Itangiriro igice cya 4 havuga ngo iki Gahini yishe ku Sinayi yari yakabayeho amaze kwica Abeli Imana ije ku mazi ati Gahini Abeli ari he yasubije ngo iki se mwaje murasoma ndiki
ndi umurinzi wa murumuna wanjye nta mutima umuriye ntawe mumvise. ubwo Sinayi itarabaho amategeko y'Imana yariho? Nta yari ahari? aha ndabona ntabyo mwumva. Abaroma igice cya 6 Pawulo ateza ubwega, kanikomereze nihute. Abaroma igice cya 6 Pawulo ateza ubwega ati iyo umuntu akijijwe n'ubuntu kubwo kwizera ntabwo abahawe uburenganzira bwo gukora iki yemwe? Twavuga ngo iki rero? Arabaza ati none tuvuga iki? Tugumye gukora ibyaha kugira ngo ubuntu busage? Nanga ko mutari gusoma. Yego, ntibikagenze bite? Ntibikabeho. Kubera iki ntibikabeho? Mbese twebwe abapfuye ku cyaha twakomeza kuramira muri cyo dute? Reka mbabaze, iyo tumaze gukizwa n'ubuntu kubwo kwizera tuba duha uburenganzira bwo gusambana? Se mwaje murasoma sibyo? Duha uburenganzira bwo kwica, duha uburenganzira bwo kwica isabato. Ntibikagenze bite? Abaroma igice cya 7 murongo wa 7 ndi guteza ubwega bwa Pawulo. Nuko rero tuvuga iki? Amategeko ni icyaha. Se mwasubiza muri Bibiliya handitse ngo mbese amategeko niyo cyaha? Oya, ahubwo amategeko yo yerekana icyaha. Reka mbisome hepfo. Icyakora simba naramenye icyaha iyo ntakimenyeshwa n'amategeko, kuko mba ntaramenye kwifuza. Itegeko rya 10 ritavuga ngo ntukagenze ute, ntukifuza. Ngo twavuga ngo iki? None amategeko tuyamene ko mutansubiza. Amategeko ngira ngo muziko tuyagereranya n'icyo bita indorerwamo. Iyo tuyisheze hano twibonaho imyanda, indorerwamo ikayikuraho. Ariko iyo umaze kuyibona ushaka ubundi buryo imyanda yagenze ite. Nicyo cyatumye Pawulo abisobanura mu Galatiya ko amategeko ari umushorera utugeza kuri nde? Kuri Kristo. Iyo tugeze kuri Kristo indorerwamo imeneke. Ko mutanze? Yego. Oya, simba naramenye icyaha. Itegeko rya 10 ritavuga ngo ntukifuze. 12 mwirambirwa. Mutereza amaso hakurya 12. Noneho amategeko nayera. Mwavuga ngo iki nshuti yanyu? Amategeko nayera. Ndetse n'itegeko ryose ni iryera. Ryose rigenza rite? Rirakiranuka kandi ryose ni ryiza. Reka mbabaze ntarakomeza kuri iri jambo. Amategeko y'Imana abereye meza Imana, abereye meza abantu. Ntago munsubije. Niba mutananyumvise mwihanga. Amategeko y'Imana abereye meza Imana, abereye meza abantu. Ndagira ngo mwese muzi ko ari abantu. Umunsi umwe iri somo ndi kubabwira ntabwo narihaga agaciro. Nari ndi kubwiriza ahantu byansabaga ko njya mu icumbi nyuze mu isoko. Umunsi umwe nyura mu isoko ryarimo. Nyuze mu isoko nsanga bari gukubita umwana musore. Ntago nzamwibagira. Uyu mubona rero mbwiriza ngira imbabazi ngizo gucuruza. Ubundi njyewe iyo mbumukire mba narashinze ikigo gisubiza ibibazo byose. Ubwo nayi gushinga icy'abanyabibazo. Ariko nuko Yesu yampaye kurampagije mu izina rya Yesu. Ariko mbabwire mba numva umuntu wese ufite ikibazo mbishoboye namuboneye igisubizo. Ngera ningere mu isoko nsanga bari gukubita umwana w'umusore mwiza cyane. Makamukubita. Muzabona ko iyo ubugome bwaje abantu baba babonye aho basohoreza ubugome bwabo. Burya dufite abantu babagome. Babagome kabona ubugome bwe buzaha busohoza yahabona akabusohoza bwose. Muranyihanganira nshuti zanyu. Bakubitaga uwo mwana w'umusore ukagira ngo bari kuhuza imbaho z'ibiti ntabwo ari umuntu. Nuko ndangije mpageze rero mba ndahagaze rigeze umuvugizi rero. Ariko ikibazo mfite uriya mwana musore kugeza aho bamwica abantu bose bahagaze yakoze iki? Bati yibye telefone. None nti ikibazo kwiba telefone kwatuma bica umuntu ari muzima. Abandi bagahita bavuga ngo nibakesha. Nuko bari kumukubita baba banyumvise nkaho bati icyo kigore mugifate buriya niba telefone yayirengeje yayimuhaye. Ubwo baba baretse uwo musore baje kunkubita kubera ndi umusiporatifu hwe banirutse isoko nariciyemo nkaho utambona hita niruka batanyikubitira njyewe nanitinyura n'inkoni. None reka mbabazi ubwo itegeko ribuza kwiba uwo mwana rimuhaye ntacyo rimurengeye ko mutansubiza. Iyo atiba yari gukubitwa. None mbabazi iyo umuntu bari kumukubita arababara
yanapfa ntabwo muzi b'abagome bakubitaga mu cyico nubwo batamwiciyeho, ariko iyo azagera akagenza ate akapfa. none ubwo amategeko y'Imana abereye meza, Imana abereye meza abantu. Abumva amategeko ari meza Yesu yabakundishe mu izina rya Yesu. Uzi buriya utibye bazagukubitira iki? Muri Bibiliya maze haranditse ngo muri Zaburi, nzaje ndyama nsinzire niziguye kuwiteka bariumpa kubaho. Nimusomamo muri Yobuho haranditse ngo uzaryama he kugira ikintu kigutera ubwoba. Ndagira ngo mwikaritsiye bibye utibye ntabwo buraranaga, ariko abajura bo bararaga imitima iri kubahinda ko baraza gusaka iwa, ariko weho iwawe niyo baba babihisheho baravuga batahoho ntibiba. Ubwo Yesu yakugiriye neza, Imana ihabwa icyubahiro. Amategeko y'Imana nabonye ari meza. Reka mbabaza, isabato ni nziza? Isabato ntabwo ari nziza. Zabigishaje isabato. Abantu benshi iyo tubwiriza isabato bayirangirizaga mu kuza kuruhuka. Niba hari itegeko ryiza Imana yaduhaye, ndashima Imana yaduhaye isabato. Ku isabato ariko uzi kuryama ugasinzira, uraryama ugasinzira kuko buraca nta kindi kiri mu mutwe wawe, si nko gusinzira uherayo. Mwavuga ngo iki yemwe? Rese mugiraga ngo Imana itaduha isabato nto twari gusara, ariko ukomeza uragenda, ariko Imana yabonye ko n'umubiri ukeneye iki yemwe? Ikiruhuko. Twavuga ngo iki nshuti zanjye? Amategeko y'Imana ni meza, arera. Mwavuga ngo iki? Reka ninjire ahandi handi. Byakozwe n'intumwa. Munyemerere twibarize Bibiliya, ngiye gusoma imirongo nk'itanu, ndasoma nk'itanu gusa, tuganire mu byakozwe n'intumwa 13, twibaze. Abantu benshi baje bavuga ko bakizwa n'umuntu kubwo kwizera, bakavuga ko iyo bakijwe n'umuntu kubwo kwizera isabato itaye agaciro. Reka mbabaze, ba Paulo babwirije ubutumwa bwo gutsindishirizwa n'umuntu kubwo kwizera, barukaga isabato? Se mwansubiza nkagenda. Barukaga isabato? Wakoze cyane, barayiruhukaga. Byakozwe n'intumwa 13. Kandi uyu mugoroba tugiye kwiga kubara mu Kinyarwanda, mu Gifaransa, n'Icyongereza n'Igiswahili. Umuntu wese arava hafite ururimi afasha. Ubu tugiye kuzuzwa indimi. Haleluya, haleluya, turuzurizwa mu kanya. Byakozwe n'intumwa 13, umurongo wa 13 dutangire. Paulo yigisha muri Antiokiya y'Ipisida. Mwanyemera ngasoma? Oya mangwe nsome. Paulo nabo bari kumwe batsukira Ipafu, barambuka bafita Peruga y'Ipamfiliya. Yohana basigaye agiye Yerusalemu, ariko bo bava Peruga bararomberereza bagera muri Antiokiya. Ku munsi w'isabato binjira mu isinagogi baricara. Isinagogi ni iki? Baricara bamaze gusoma mu mategeko no mu byahanuwe. Abakuru b'isinagogi babatumaho bati, bagabo bene data, niba mufite amagambo yo kuhugura abantu nimuyatubwire. Mwavuga ngo iki? Aba bantu baruhutse isabato? Ntayo? Ko mutansubiza ntayo? Ubwo iyo bavuze rimwe barivuga ngo iki mu Cyongereza? Bavuga ngo iki mu Gifaransa? Igiswahili? Ntabazi Igiswahili baraha. Isabato imwe tugendane. Byakozwe n'intumwa 13, umurongo wa 42. Bagisohoka barabinginga ngo bazongere kubabwira ayo magambo ku isabato ikurikiyeho. Iba iya kangahe? Ko mutavuye muri mudi ya kangahe? Kabiri mu Gifaransa, kabiri English, Igiswahili. Menye Igiswahili mutakize muri kukivugana koba. Umurongo wa 44 w'igice cya 13. Abayuda banga agakiza, Paulo ahindukirira abaki? Abanyamahanga. Ku isabato ikurikiyeho ab'umudugudu hafi ya bose bateraniye kumva ijambo ry'Imana. Mwavuga ngo iki? Iba isabato ya kangahe? Gatatu mu Gifaransa, gatatu mu Cyongereza, gatatu mu Giswahili. Ibyakozwe n'intumwa 15. Nagiye murongo wa 21. Mwihute tugendane. Kuko uhereye kera kose Mose afite mu midugudu yose ababwirizwa ibye bisomerwa mu masinagogi amasabato yose. Ubwo ni isabato imwe. Hajya twari tumaze kugira ngahe? Atatu. Gatatu guteranyaho yose byaba kangahe? Yaba ngahe? Yaba yose. Yose bavuga ngo iki mu Gifaransa? Se mwaje muravuga n'Igifaransa.
yose bivuga ngo iki mu gifaransa, tubivuge mu cyongereza, tubivuge mu giswahili. Abaswahili bari kuba bake, ndi kubareba mwigize abanyamujyi muragaragaye. Ngira ngo turikomereza icyongereza turavuga ngo or, nicyo twize cyane. Abakoze cyane, akoze. Mani kumbera umugisha nshuti yanjye. Ndagira ngo iyi or turaba tuyishize mu dukubo dukomezanye. Tugende mu byakozwe n'intumwa 16:13. Pawulo agiye kubwiriza aho bita Makedoniya. Yaravuye nko mu gihugu kimwe agiye mu kindi. 13 mwahageze. Ku munsi w'isabato tuva mu mudugudu tuja gusengera inyuma y'irembo, dukeka ko hariho ahantu ho gusengera. Turicara tuvugana n'abagore bahateraniye. Umugore witwa Lidiya waguraga imyenda y'umuhengeri wo mu mudugudu witwa Tuwatira yubahaga Imana aratwumva. Umwami Yesu amwugurura umutima kugira ngo yite ku byo Pawulo avuga. Amaze kubatizanwa n'abo mu rugo rwe aratwinginga ati, niba mubonye ko nizeye umwami Yesu by'ukuri, nimuzi wanje mucumbikeyo. Araduhata. Mwavuga ngo iki? Ibaye isabato ya kangahe ko twari dufite 3? Iya kane mu gifaransa mubivuyemo, 4 mu cyongereza, 4 mu giswahili byabavuyemo. Byakozwe n'intumwa 17 umurongo wa mbere. Abayuda banga agakiza, ahindukiriye nanone abaki b'Itesalonike. Banyura muri Amfipoli no muri Apoloniya bagera i Tesalonike, hari sinagogi y'Abayuda. Nuko Pawulo nk'uko yamenyereye yinjira muri bo, aje impaka nabo mu byanditswe ku masabato angahe? 3. Ubwo yakoze ivuna ry'ibyumweru bingahe? 2. Hano iwanyu i Remera ngiye kuhasengera amasabato angahe? 3. Simpa amazi 2 sinsigaje 1. Ubwo yakoze ivuna ry'ibyumweru bingahe? 2. Amasabato 3. Twari dufite angahe kare? 4. 4 guteranyaho 3, 7 English, 7 Igifaransa, 7 mu Kiswahili. Nanga ko mutabizi, byo ntabyo muzi. Ibyakozwe n'intumwa 18 umurongo wa 3 n'uwa 4. Nishaka ndagarukira aha. Haranditse ngo, kandi kuko basangiraga umwuga, abana nabo bakora imirimo yo kumwuga wo kuboha amahema, agira impaka nabo mu isinagogi. Amasabato yose yemeza Abayuda n'abagira iki? Mwavuga ngo iki? Yose twayise ngo iki mu gifaransa? Yose twavuze ngo iki mu cyongereza? Yose twavuze ngo iki mu giswahili? Ubwo yose duteranyijeho, yose duteranijeho 7 bibaye angahe? Bibaye makeya. Reka mbabazi uyu mugabo witwa Pawulo yaruhukaga isabato rimwe na rimwe. Ntaho nasomye nk'uko yagenza ate. Arya ibya Yesu ko nabitarutse nawe yaruhukaga isabato. Wakoze cyane. None se Bibiliya yabivuga iki ku bijyanye na Yakobo? Yakobo igice cya 2 umurongo wa 10. Imana ivuga ikongera nubwo umuntu atabyitaho. Yakobo 2 umurongo wa 10. Muranyemerera nsubikira aha aho ntagejeje mukayimana banerama. Yakobo igice cya 2 umurongo wa 10 atanga inama ati, amategeko hubwo agomba kumvirwa mu buryo bumaramaje. Mwavuga ngo iki? Umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe abacumuye angana iki? Kubera iki? Kuko avuze ati ntugasambane, niwe avuze ngo ntugagenze ute? Ntukice. Nuko rero nudasambana ariko ukica, ubucumuye amategeko angana iki? Twavuga ngo iki none ubwo? Mbese dufate rimwe dukureho? Ko mutansubiza. Mbese agatoki kanditse ngo ntugasambane ko kavuze ngo ntukibe? Akavuze ngo ntukibe karavuze ngo ubahe so? Akavuze ibyo karavuze ngo wibuke kweza umunsi w'iki? None mbabaze mu mategeko 10 dukuremo irya kangahe? Abemera iryo twakuramo iridafite agaciro nirihe? Reka ngarukira aha kubw'igihe mu izina rya Yesu mwuka Imana bane namwe.